Kora yabumvishije ko Mose atagonda ijosi kandi ko asaba ibintu biruhije. Kubw'ibyo rero Kora arababwira ati nge ndamutse mbaye umuyobozi nashyiramo imiyaga we. Ubu rero bakuru b'itorero mushyiremo imiyaga, mushyiremo imiyaga. Abaririmbyi twambara uko dushaka, twitwara uko dushaka. Pasiteri shyiramo imiyaga, bakuru b'itorero bakora ibyo bashaka. Rwose wiba umunyarukoni uzabirebe. Umuntu wese uhagaze mu by'Imana neza ibi birego azabiregwa, yaba ku kazi, yaba ku rusengero cyangwa mu rugo. Umwana araza akakubwira ati dadi, tikarame dadi, buriya rero ntago tubanye neza. Ukabura akanuye kubera iki sha? None se urahaha ibintu byose ariko ujya kuduha amafaranga ugatangira kuzana ibintu, muyajyanye he, murayakoresha iki? Dadi rwose icya kabiri ushaka kuba shefu, rimwe jya ugerageza ubutware ubwiyake, natwe ugire gute ubuduhe. Ubwo umumama nawe aba ari aho hafi, nyamara ibyo bakubwira ntabwo bakubeshya. Nanjye nabuze aho mpera ariko niko uzajya kubona ubona umugabo yashyizemo imiyaga, yicaye imbere ya televiziyo arimo arareba ibitente. Umugore yambaye, umugore yamwambitse ikabutura, abashyitsi bari muri salo arimo bapapakana, jya ushyiramo imiyaga, jya no mu gikoni rwose. Umudamu akaba aricaye areba filime, papakana, nzanira iyo telefone iri mu cyumba, banguka jya ushyiramo imiyaga. Reka ngire ikintu mbabwira, umuntu uri mu nshingano agomba kugira ibyo aregwa. Wowe urimo uraregwa iki? Iyo hatangiye kuboneka amagambo y'ubujajwa, abantu bagatangira kugenda bazenguruka mu ngo, Satani barimo kugendana nabo, iyo nkono y'amagambo yongeramo iki? Umunyu n'urusenda n'ibirungo. Kubw'ibyo rero inkuru uko yatangiye ntabwo ari kugira gute. Kubera iki Satani yinjira muri ako kazi? Nuko abizi neza ko Bibiliya Zaburi ya 15 yaciye umurongo. Iyo mpamvu uzumva iyo wumvise amakuru ku muntu uba wumva ibirenge bishya, umuntu urimo kubyina ukumva inkuru ntiwayirarana. Harimo gahunda ya Satani. Kubera iki? Zaburi ya 15, iki ni icyaha gikomeye kizatuma abantu benshi babura ubugingo. Zaburi 15 ni zaburi nkunda cyane. Zaburi ya 15, Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri hehe? Utabeshyeresha abandi iki? Ntagirire nabi mugenzi we. Akantu nashakaga rero, ntashyushye inkuru y'umuki. Nushyushye inkuru y'umuturanyi ujye umenya ko nawe afite imbabura, umunsi nawe yahugutse azagutekera. Shyushye inkuru. Aya matiku twirirwamo, aya magambo, aya mazimwe, ubu budodi, tugiye kubura ijuru turi bujijwe n'amagambo. Uyu mugoroba dufitanye icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kuguma mu birindiro by'inshingano. Kuguma mu birindiro by'iki? By'inshingano. Umuntu mwicaranye murebe, umubaze uti wowe mu nzu y'Imana ukora iki? Wowe se nawe noneho nawe nagukebuke nawe akubaza icyo ukora. Wowe ukora iki? Ndabona murimo kumwenyura nk'abantu bafite inshingano, ariko harimo abamwenyura na gasoni badafite ikintu bakora mu nzu y'Imana rwose, avuga ati nanjye mbona bigenda ntago nzi ngo bivahe bijyahe. Kuguma mu birindiro by'inshingano. Muri uyu mugoroba tugiye kwiga umugaragu w'Imana Mose. Mose yagize amahirwe yo kuza mu isi kubw'umugambi, kubera ko igihe yavukaga bamwise Mose, bisobanura ukuwe mu mazi, ariko ku Mana Mose yaraje gukura ubwoko bwayo mu mazi abira.
buriya nagira ngo ubwire, umubyeyi ashobora kubyara umwana akabona n'usanzwe, ariko ijuru ryo rizi ikintu rikoze ku isi. Mose ababyeyi be bagerageje kumwigisha bishoboka, bamubitsemo impuhwe, bamubikamo ijambo ry'Imana, bamubikamo amateka y'ubwoko bwabo, kuko bari babizi yuko ibihe bihinduka mu kanya nk'ako guhumbya. Ariko niba mubizi neza, mbere yaho bari bamujugunye mu kato, bamushyira mu ruzi rwa Nili, ndetse ababyeyi babona kumuhisha byanze, niko Bibiliya itubwira. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, Imana ihagurutsa mushiki we, aravuga ati nubwo nta kintu namumarira mu bibazo arimo uyu mwana, ariko byibuze reka nkurikirane nzamenye amaherezo ye. N'uyu munsi wa none umuntu ushobora kuba udafite amafaranga yo kumuvuza Faisal, ushobora kuba udafite icyo kumukorera, ibintu nawe byaragucanze, ariko ni inshingano yawe gukurikirana ikigira gute, kimubaho. Kuko Imana yemeye yuko umukobwa wa Farawo amanuka aje gukaraba, aje kogera hadasanzwe yogera mu masaha anyuranye n'ayandi. Byari inshingano y'abamarayika b'Imana kujyana akato Mose yari arimo gake gake ngo bize guhurirana n'uwo mukobwa. Abamarayika bamwe basabaga umukobwa kumanuka, abandi bajyana akato gake kugira ngo ibihe by'Imana bize guhura nta gukererwa. Buriya nuhura n'umuntu ujya umenya ko imbaraga z'Imana zabikozemo ikintu kidasanzwe. Byabaye ngombwa ko umukobwa wa Farawo yirengagiza amateka yo kuba wavuga ngo uratwite, warabyaye, bikakwangiriza amateka kandi utabyaye. Ariko yibuka yuko Nili cyari ikigirwamana, ikintu cyavaga muri Nili cyabaga gifite agaciro, niyo cyabaga ari igikeri baragifataga bakagishyira ibwami, bakavuga bati Nili yaduhaye iki, umusaruro. Kubw'ibyo rero kuvuga yuko umwana witwa Mose yakuwe muri Nili cyabaye ikintu cy'igitangaza. Baravuga bati mubikurikirane, kuko Nili bari bamaze igihe bayijugunyamo abakobwa baba Miss bo muri Egiputa, kugira ngo Nili ibahe kurumbuka no kumererwa neza. Ubwo rero babonaga Mose ari igisubizo. Ariko uyu mukobwa wa Farawo yemera ko Mose ahabwa ubundi burere n'ababyeyi be, kuko ababyeyi bari bamurekuye n'ubundi batabishaka. Imana rero yongera kubagarura. Imana igaruye Mose iwabo, nyina yaravuze atumva yari uwanjye nari namutakaje, ubu ni uw'Imana impaye. Imyaka isigaye ni mike, ndakora ibyo nshoboye byose. Ku manywa na nijoro uyu mubyeyi ngo nta mwanya wo gupfusha ubusa yabaga agize gute, yabaga afite. Mu myaka mike cyane Mose bamusabye gusubira kwa Farawo ngo noneho atangire amashuri nk'umwana udasanzwe. Ababyeyi be baramubwiye bati mwana wacu ugenda. Umubyeyi w'umumama aravuga ati imbaraga nataye kuri uyu mwana ntizizapfa iki, ubusa. Kandi koko Mose aragiye, arize mu mashuri, yari umuhanga, bamwigisha ibintu bishoboka byose. Niwe muntu wa mbere muri Egiputa wari umuntu uri multipurpose, bajyanaga mu ishuri iryo ari ryo ryose agatsinda. Babanje kumujyana mu by'ubusizi aba umuhanga, bamujyana mu by'ubutambyi bwa Egiputa abibamo umuhanga, bamujyana mu bigendanye na filozofi aba umuhanga, mu gisirikare aba umuhanga, bamujyana mu bintu bitandukanye. Barangije baravuga bati uyu nguyu azaba umwami, niwe mwami wa mbere tuzaba tubonye wujuje ibigize gute, ibisabwa. Ariko Mose amateka y'uko ari ubwoko bw'Imana akomeza kumukorogoshora. Igihe kimwe rero yari abizi neza ko ari umuheburayo, ariko yarabuze uburyo. Bishoboka ko nawe aho ukorera waba warabuze inzira ugaragazamo ko uri umuntu w'Imana ariko ukizishakisha. Bireke, igihe nikigera Imana izabikwereka. Mose yabonye Abisiraheli barimo kurengana, akazaza aza kubasura aho barengana, kandi mu maso he kwiyumanganya bikagira gute, bikanga. Buriya nubona itorero ry'Imana rirengana, ukabona inzu y'Imana irimo ibibazo, ukabona urabyirengagiza bigakunda, uzamenye ko uri umupagani mu nyuguti nkuru. Ariko umuntu ibintu bizambuka abona ntacyo bigize gute, ntacyo bimubwiye. Umuntu akaba afite amafaranga, abantu bagakora fundraising,
bagahamagara abantu, MC agasarara, abakuru b'itorero bagasarara, bakavuga ati turimo turasiganwa n'imvura, inyubako yacu hari ibintu bizamba, nyamuneka mwadufashije. Umuntu ari aho harimo kubara kuyatanga muri APR na Rayon Sport. Reka mbabwire, ubu uri umurakare tu. Mose uko yazaga gusura Abisiraheli uko bameze, kwiyumanganya byaranze. Ndetse Bibiliya iravuga ngo kwizera niko kwatumye yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wande. Kwizera kwaramubwiye ngo aho bigeze garagaza uwo uriwe, atangira kugaragaza impuhwe mu maso. Ndetse igihe cyarageze yica umuntu kuko yashakaga gucyura ubwoko bw'Imana mu mbaraga ze, ariko Imana iramwohereza kugira ngo ibanze imuhanaguremo ibintu yari yifitemo. Egiputa yari yaramutsindagiyemo ibintu byinshi mu mashuri, ku buryo ijuru ryashatse amasomo ryamuha, risanga ayo masomo yose yigeretse muri ayo, byose yazaza bifatanya. Ijuru rirabara rero ngo yize imyaka ingahe. Babara imyaka amaze. Imana irangije iti nzamuhanagura mu mutwe imyaka ingana niyo yagize gute yize. Imana rero ntiyamufashe ngo imujyane muri PhD yo mu Baheburayo, ahubwo yamujyanye kuragira intama. Kubera iki? Umuntu wize ibintu bikomeye aba akeneye amasomo yo guca bugufi. Mose yabanye n'intama, n'uburakari n'umujinya akazazikubita akazivuna, ariko nyuma agasanga niwe uri buyikorere. Aza gukunda intama kuri rwa rwego intama yagiraga ikibazo ukabona ko nawe akigeze. Imana irangije avuga iti ahageze araryoshye, none reka ntangire mukundisha ubwoko bwanjye mu bundi buryo. Igihe yahuraga n'Imana mu gihuru cyaka kidashya, Imana yamweretse ibitangaza bibiri. Igitangaza cya mbere cyari icya kabiri cyari cyo kujyana mu Egiputa. Ubu dufite abantu birirwa bavuga ngo barakora ibitangaza muri ano madini yo muri Kigali, birirwa berekana iby'Imana yabwiye ngo bereke Farawo, ariko bo nta gitangaza cy'Imana yakoze mu buzima bwabo bafite. Icya mbere ibitangaza byari bibiri, kimwe cyari icy'inkoni, ikindi cyari ikiganza. Imana yarabanje yamubwira iti rero fata ikiganza, aragifata, gikoze mu gatuza agikozamo. Imana yamubwira iti gikuremo, agikuramo. Arebye abona akaboko kagize gute karabembye, yibaza aho ibibembe bivuye. Naho Imana yari irimo kumubwira ngo nubwo ubona ngo ushakisha si uko ukiranuka. Uri umubembe nuko nta muntu ugusoma, njyewe ureba ibiri imbere nawe uri umubembe. Ariko Imana ishima ko abanyantege nke ibatuma ku bandi. Aka kazi ndimo gukora Imana yagombaga kugakoresha abamarayika. Aka kazi aba baririmbyi bakoze Imana yashimaga ko kakorwa n'abamarayika, ariko abamarayika bari kuzaza baririmba bakatubwiriza. Wajya gusohoka ukamubwira uti nyine mujye mwivugira mwibera mu ijuru mwe, ntago muzi isi tugize gute isi turimo, mujye mwivugira mwe. Ariko kubera ko nge nawe dusangiye ubuzima bwa Kigali, dusangiye inzara, iyo ikiro cy'umuceri kizamutse iwanjye ntibihagera, birahagera. Imana yemeye ko abanyantege nke aribo bazaza barata imbaraga zayo. Nshuti zanjye, icyo cyari igitangaza cya Mose, yuko Imana igiye kumuhindurira umukozi wayo, kandi kuva uwo munsi ubuzima bwa Mose bwahindutse ukundi. Imana imuha igitangaza cya kabiri cy'inkoni azajyana mu Egiputa. Kubw'ibyo nubwo igitangaza cy'inkoni cyakozwe mu Egiputa bakagisubiramo, ikibibembe bigeze bagikora. Ni igiki Imana yakwihereye uziranyeho nayo yuko watangiye umurimo wayo? Hari utuntu duto Imana ikorera umuntu dutuma bigaragaza ko atangiranye umurimo n'Imana. Nshuti zanjye, Mose yatangiye kujya gukura Abisirayeli mu Egiputa. Abantu baravuga batari ko uyu mugabo agarutse ati ari Farawo yari afite amateka mabi ya Mose, n'Abisirayeli bari bafite amateka ye mabi, ariko kuko bifuzaga kubaturwa baravugaga bati nashaka b'umugome, icy'ingenzi nuko tugira gute, nuko dutaha. Reka ngiye ikintu babwira, Imana iyo ihinduye umuntu abantu bagumana amateka ya kera, ariko Imana iba yaramudodeye amateka mashyashya. Ntuzagire ikibazo uciye ahantu bakikubara nk'indaya nk'igisambo.
ikibazo ni uko babivuga bigahurirana n'uko wabisubiyemo. Ariko niba uzi ko wateye umugongo ibyo, ntugacike intege. Mose rero Imana yigeze kwicara isanga barimo baramuvuga. Kubara igice cya 12. Mose yabaye inshuti y'Imana kugeza ubwo Imana yanejejwe cyane no kubana nawe, ndetse abavandimwe be baramuhagurukira. Ndagira ngo mbabwire inshingano Imana yahaye Mose yagombaga kuzagera ku musozo, ariko Satani yahoraga amurwanya kugira ngo Mose azave mu nshingano. Umurongo wa 3 igice cya 12 kubara. Kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza urusha abantu bahehe bo mu isi bose. Munega amatwi, ijambo ry'Imana ritangiye Imana itangira ubuhamya Mose. Ndetse nimureba n'umurongo wa 7, igihe Miriyamu na Aroni bavugaga nabi Mose n'umugore we. Umurongo wa 7, Imana yaravuze ngo umugaragu wanjye Mose siko ameze, akiranuka mu rugo rwanjye hose. Uwo nguwo tujya twivuganira n'akanwa kacu neruye, atari mu migani, kandi ishusho y'Uwiteka Mose ajya agira gute? Ayibona. Nuko rero niki cyabatinyuye kunegura umugaragu wanjye Mose? Afite ubuhamya nta bufite? Ariko reka ngire ikintu mbabwira. Mose yabonye acika dosiye ya Miriyamu na Aroni, ariko noneho Satani yamuteze indi dosiye. Iyi dosiye yo yaranamubabaje ndetse acika intege cyane. Bibiliya itubwira iki mu Kubara 16? Kubara igice cya 16, Satani agiye guhagurutsa abantu kugira ngo basebye Mose, bamusiga ipica adafite, bamwambika amateka ataraye. Mose kugira ngo nabona bibabaje azajya imbere y'iteraniro babwira, tumva we mwese muri mwe nta untunze, nta ungaburira, nibi bintu ndimo ni Imana yabinzanyemo, aka kavuyo ndakanze atazagira n'unsuzugura, mugumane ibintu byanyu. Siko tujya tubigenza? Umva, bangize umukuru w'itorero hano, mfite amafaranga yanjye, murabyemera? Yego. Iriya modoka iri hariya sinari nyifite mba umukuru w'itorero mukuru? Yego. Hatazagira umuntu ugira ngo ubu bufaranga bwanyu nibwo nirirwa njya, mvuyeho mwene muzehe. Satani afite umushinga ko umuntu wese wagira icyo amara mu murimo w'Imana, Satani azamuzanira abantu bagomba kumuca intege, kuko Satani yananiwe kugukura mu nshingano, ategura abantu bagomba kugukura he? Mu nshingano. Kandi ibi bintu igihe cyose uzabona abantu barimo kukwambika amasura mabi, barimo kugushinja ibyaha udakora, barimo kukwambika isura itari yawe, uzanezerwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Umwami Yesu amenyeranye n'abavuga uko batari. Abantu bavuga uko batari, Yesu amenyeranye nabo. Iyo uje gusenga ukamubwira uti barimo baransebya bambeshyera ibi n'ibi, Yesu arakubwira ati nanjye banyize umunywi w'inzoga n'ikiki n'ikirura n'igisambo. Nshuti zanjye, amagambo nagira ngo mbabwire ari ku murongo wa 1. Kora mwene Isuhari wa Kohati na Lewi agomana na Datani na Biramu bene Eliyabu na Oni mwene Pereti bo mu Barubeni, bahagurukira Mose bafatanije na bamwe mu Bisiraheli, abatware b'iteraniro 250, bajya bahamagarwa mu iteraniro ibimenywa. Aha, abastari mwiriwe. Satani ntajya yisondeka, muri buri mushinga wose agomba gutoramo abantu b'ibimenywa. Iyo ari ubuyobe, inyigisho y'ibinyoma ije, atoramo umuntu wari ikimenywa bose. Iyo ari ugushinga idini, atora ikimenywa bose. Iyo ari ukuyobya abantu, ikimenywa bose. Buri kintu cyose Satani akora ntashobora kugisoza adakoranye n'abantu bitwa ibimenywa bose. Ubwo muhise mumenya impamvu Satani yajyaga ahiga Petero cyane kuruta uko ahiga Yuda. Petero yari ikimenywa bose.
mujye musengera abantu bari mu murimo w'Imana bafite impano nyinshi, bafite n'inshingano ndende. Icyabaye nta kindi, Mose abyumvise baraje batera induru. Umurongo wa 4, Mose abyumvise yikubita hasi yubamye. Bari bamaze kuvuga ngo iki? Bari bamaze kuvuga ku iteraniro nta kibazo rifite, Uwiteka aba hagati yabo, ahubwo umubi ari Mose. Mose abwira Kora n'abafatanyije nawe ati, ejo mu gitondo Uwiteka azerekana be abari n'uwera uwari amwigize hehe hafi. Nta kundi. Buriya amagambo menshi mu kigeragezo ntabwo aba ari meza. Umuntu nagushinja ko utari umuntu w'Imana, uzamubwira uti urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, rwanditsweho ngo Uwiteka agize gute. Arababwira ati ejo Imana izabikemura. Noneho abatuma ibikoresho bagombaga kuzana. Umurongo wa 10, nawe Kora, Mose abwira Kora, aramubwira ati Kora, nawe Kora, Imana yakwigizanyije hafi na bene wanyu Abalewi bose, none murashaka n'ubutambyi. Icyo nicyo gitumye wowe nabo mufatanyije mwese muteranira kugomera Uwiteka. Aroni ni iki ko mumwitotombera? Satani arimo arakontorora imitima. Ariko nshuti zanjye, imbere yanjye mfite igitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, umuzingo wa 3, ni igihamya cya 24, paje 360. Muze gutaha mwiga icyo cyigisho. Icyabaye guturuka kuri paje 360, Satani yaritegereje abona agomba kugira ibintu akora kugira ngo akure Mose mu cyerekezo. Mose yari yaragiye yita ku bwoko bw'Imana adakurura yishyira, ariko ibyo byituwe kumugirira ishyari n'urwikekwe, ndetse abantu batangira kumuharabika. Ishyari ritagira ishingiro bamugiriraga niryo ryari rigoye cyane kumenya uko aryitwaraho kurusha amadubu y'inkazi yo mu kidaturwa. Abantu babaye babi kugeza ubwo Mose kumenya uko abitwaramo byari byoroshye kumenya uko Mose yakwitwara ku idubu mu ishyamba kuruta kumenya uko yitwara ku bantu. Kandi bababonaga bambaye amakanzu yera y'Abalewi, bababonaga bafite inshingano ku rusengero. Umuntu yabareba akavuga ati nabana bariya bibera mu bintu by'Imana n'abaziranenge, naho bararutwa, bafite uburakari n'amahane aruta iki Aidu. Kugeza ubwo Mose yageze aravuga ati umva rero, aho kubana n'aba bantu nabana n'idubu mu ishyamba, kuko ngewe ndi umusirikare nazaza amenye uko ngira gute uko nzicika. Hari korari ubamo ukabona kuyibamo ni nko kubana n'intare n'ingwe biri kumwe n'ingurube n'impyisi, byose buri cyose kigushaka. Hari inama y'itorero ubamo ukazaza upfukama ukavuga uti Mana Nyagasani, aha hantu kutajya ubura uwawe ubu hano uramuhafite koko. Umuntu akaza n'impamo y'Imana, uyu muntu nta kintu dupfa, ni n'inshuti yanjye pe, ariko nawe nimumurebe mubimubaze, sinahuye nawe unywa inzoga. Ugatangira uti twahuriye hehe? Ahaha, niba mbeshya Imana nizi nkubita inkuba, none se mwabona inkubije? Turi mu gihe cy'ubuntu, abantu barahiriye kuri Bibiliya babona ntacyo babaye. Abantu basigaye bazi imbere ya pasiteri barateranye inda bakabona bahavuye amahoro. Mu nama y'itorero kuvuga ngo nkubitwe n'inkuba, ubuse ababyeyi bacu twakuze batavuga ngo bakubitwe n'inkuba kandi babeshya. Kumva nka mama wawe arimo arabeshya, yarangiza umuntu barimo kugana akamubwira ati mama kana ubwo ntabwo mbeshye, mfushe imfura yanjye iki gihe. Ariko byahe ubundi twarinzwe n'Imana. Turi mu gihe cy'ubuntu, aho umuntu akora ibintu akagira ngo ntacyo bitwaye. Ntabwo abantu bagipfa ngo bahite bashyingurwa, bapfa bagize gute? Bahagaze. Iyi nduru yose yari induru mbi cyane. Mose yari yarasize inshyimbo ye y'ubushumba
ku bw'itegeko ry'Imana, nuko mu cyimbo cyayo ahabwa inkoni y'ubutware. Ntabwo yigeze ahangara kurambika hasi iyi nkoni y'ubutware, kandi ngo yegure ku nshingano ye kugeza ubwo Imana yari kumukura muri uwo mwanya. Amen. Abamarayika b'Imana bakomeje kumubwira ko adakwiye kuzibeshya n'umunsi n'umwe, ngo inkoni y'ubuyobozi Imana yamuhaye ayitereke hasi kubera byacitse. Yagombaga kuyigumana. Icyabaye ni iki? Umurimo wa Satani ni wo gushuka intekerezo z'abantu. Satani azagenda acengeza mu bantu ibitekerezo bye by'ubushukanyi, kandi ateze gushidikanya, kunenga, kutizera no kutiringira amagambo n'ibikorwa by'umuntu uwo ari we wese ufite inshingano yahawe kandi ushaka gusohoza ubushake bw'Imana mu mirimo y'Imana. Umuntu wese ufite ubushake bwo gusohoza inshingano mu murimo w'Imana, ahantu hose uri uzaza uhora ubona abantu bakuvugira imico udafite, bavuga ko ufite izindi mpamvu zihishe inyuma y'izo abantu babona. Hazaboneka abantu bavuga yuko uri mubi nubwo abantu bagukunze, kandi abo bantu bazakwerekana ku ipica. Uretse ijuru ryonyine ryakurengera, no kwisobanura ntabwo uzabishobora. Umubyeyi arimo araza afite ikibazo, aremerewe, umutima wenda guturika, yarangiza akaza avuga ati ku itorero reka mpage. Merekredi akaza akasanga abakuru b'itorero babiri, akababwira ati iteraniro nirirangira mureke tuvugane. Yarangiza akabanyuzamo amaso, hakabona hari uwo atizeye, akavuga ati uyu nagende tuvugane nge nawe. Mukajya nka hariya mukabamo muraganira, umumama arimo kurira, hakaba hari umunyagwa uri nk'hariya mu nguni arimo kureba ati kanaka asigaye ateretera ku rusengero. Ibi narabivuze kandi ejo wazajya ukumva inkuru w'umudamu arimo arakubaza ati ariko ku rusengero ko nsigaye numva birirwa bakuvuga, wagerageje kugabanya ibintu byo gukunda abagore, kugiye kugasiga amajipo ko azagutesha icyubahiro papa kana. Ariko nagira ngo mbabaze, kimwe mu bintu Satani afite nasomye hano, ni umugambi wa Satani wihariye wo gusukiranya amakuba, ibihagarika umutima, ndetse no kurwanya ku bagaragu Imana yitoranyirije, ndetse ngo n'ahabakikije, kugira ngo bibabere intaza mu murimo wabo, kandi niba bishoboka bacika intege. Ibirego by'ibinyoma, amagambo atariyo, gutereranwa, ndetse no kugaragarizwa inabi bizahora ku bantu bafite inshingano zera. Ishyari, guteraganwa no kuvugwaho amagambo mabi bizarwanya ku rwego rukomeye umwete uhebuje abagaragu b'Imana bashinzwe umurimo udasanzwe bashobora gukoresha. Umwete wacu Satani azawurwanya akoresheje ishyari mu bantu, guteraganwa no kuvugwaho amagambo mabi. Ibyo bintu Satani azabikoresha ngo ducike iki? Intege. Impamvu icyigisho cyacu twakize gutya ni aya magambo ngiye gusoma. Haranditswe ngo umugambi wa Satani ni uwo kubakura mu birindiro by'inshingano yabo akoreye mu bakozi be. Ngaha umutwe w'icyigisho cyacu wavuye. Umuntu wese uri mu nshingano, murabyibuka neza, Bibiliya iravuga ngo umugaragu mwiza, muri Matayo 24:45 gukomeza. Bibiliya yavuze abagaragu babiri, umugaragu mubi n'umugaragu mwiza. Bibiliya yavuze ko umugaragu mubi nabona shebuja ngo atinze azasangira n'abasinzi akubita abavandimwe be, ariko umugaragu mwiza arahirwa shebuja naza agasanga akigira gute? Akigira gute munsubize? Akibikora. Kubw'ibyo rero ibintu urimo gukora uyu munsi, Satani ntashaka yuko Yesu azagaruka ukigira gute? Ukibikora. Hagomba kubaho kukuvangira mu rugo, kukuvangira ku kazi, kukuvangira mu muryango, kukuvangira mu rusengero, kukuvangira mu nzego zose z'ubuzima, kugira ngo Yesu naza azasange bya bindi wari urimo utakigize gute? Utakibirimo. Niyo mpamvu bujya kubona ukabona abantu bose baraje
umuntu akaza akavuga ati ngewe, mukamubwira muti twari twarakubuze tugize amahirwe waje, ubwo ni umuririmbyi wari warabuze, mukabyina mugahita mubwira muti turepeta akahe ukunda, mugahita mumushyiraho akaririmbo yakundaga, mukabona aranezerewe akaririmbana namwe, baza akayirekura, supurana akayirekura, mwarangiza mukamuha ijambo muti tubwire rero aho wari waragiye, yarangiza akabwira tumva rero murabizi ko kuba muri ibi bintu by'Imana byarangiye, mbona akazi kagenda kanga, ntangira gukena, mbona ibintu bigenda byanga, kandi harimo n'abantu muri no korari banyanga uretse ko ntacyo bazantwara, ubu narinje nje gusezera. Ariko ubonye ibyo ujyamo. Uyu mwaka rero pasiteri, ngiye kubera akajagari n'amagambo yaha, uyu mwaka ntuzantore rwose, ubwirwa n'iki ko bazagutora? Ubwo ngo n'umuntu ngo wagiye kwa pasiteri ngo ararushye. Hahirwa Yesu azaza agasanga kigira gute? Kubw'ibyo rero hagomba kuboneka impamvu zishaka gutuma tubihagarika. Imbere yanjye hari abantu bigeze kuba abakozi b'Imana, bambitswe ubwuzu bw'Imana, bishimira umurimo w'Imana, ariko bageze ku rwego n'indirimbo za korari zabo zipfa ari inyuma. Akavuga ati nturebe ubwo bamuhaye mikorofone iraje ipfa iriya ndirimbo. Wajya kumva korari zamuye indirimbo ku byuma umuriro urabuze, ati sinari nabivuze. Reka wagira ngo nderekwa, nta kintu bazageraho batamfite. Uri Yesu se? Uri Yesu? Ndagira ngo mbabwire ngo umuntu uzi ko yigeze gukorera Imana agacibwa intege n'uruvugiro, ibinyoma, guteraganwa no gutereranwa n'abantu, uwo muntu akwiye kugaruka mu murimo, kuko aho ari nibwo azaraswa cyane. Mose ari ku rugamba rero, nihuta, aba bagabo bamuhagurukiye bari batatu, Kora, Biramu na Datani. Aba bagabo bari baratoranyijwe n'Imana, bari barahawe icyubahiro kidasanzwe. Aba bantu bari baragize amahirwe yo kuba mu bakuru 70, abantu badasanzwe. Aba bantu bagize amahirwe yo kunywera no kurira imbere y'Imana bari kumwe na Mose. Hari umunsi Imana yavuze, iravuga itumva rero uyu munsi ni umunsi w'ubusabane. Bari hasi ku musozi, Imana irangije iravuga iti nibarira imbere yanjye, banywera imbere yanjye. Aba bantu bagize amahirwe yo kurya ibiryo bari hafi muri metero nke aho Imana igeze gute, aho Imana iri. Ariko aba bagabo kubw'inzitwazo zidafite ishingiro bashyize imbere kutanyurwa kwabo, barangije bamaramaza mu rwikekwe rwabo. Satani abaha umwuka wo guhererekanya amagambo, ayo magambo yavaga kuri umwe akajya ku wundi, kandi buri wese akavuga ibyo yatekerezaga ku bintu yari yarabonye. Ijambo rimwe ryavuga kuri umwe rikajya ku wundi, rikiri rya rindi ryabaga ryongeyemo umunyu. Umuntu atangiramo kuvuga ati ariko uriya muntu mbona asa n'igisambo. Wazajya kumva ukumvuje mu nama y'itorero kurega arimo aravuga ati abantu bampaye ubuhamya ko yiba. Kubera iki? Iyo hatangiye kuboneka amagambo y'ubujajwa, abantu bagatangira kugenda bazenguruka mu ngo, Satani barimo kugendana nabo, iyo nkono y'amagambo yongeramo iki? Umunyu n'urusenda n'ibirungo. Kubw'ibyo rero inkuru uko yatangiye ntabwo ari kugira gute. Kubera iki Satani yinjira muri ako kazi? Nuko abizi neza ko Bibiliya Zaburi ya 15 yaciye umurongo. Iyo mpamvu uzumva iyo wumvise amakuru ku muntu, uba wumva ibirenge bishya, umuntu urimo kubyina, ukumva inkuru ntiwayirarana, harimo gahunda ya Satani. Kubera iki? Zaburi ya 15, iki ni icyaha gikomeye kizatuma abantu benshi babura ubugingo. Zaburi 15 ni zaburi nkunda cyane. Zaburi ya 15, Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri hehe? Utabeshyeresha abandi iki? Ntagirire nabi mugenzi we. Akantu nashakaga rero, ntashyushye inkuru y'umuki,
nushyushya inkuru y'umuturanyi ujye umenya ko nawe afite imbabura, umunsi nawe yahugutse azagutekera. Shyushya inkuru. Aba bantu kuzenguruka mu mahema bashyushya inkuru za Mose, byarangiye abadayimoni babongereyemo n'ibintu binyuranye n'ibyo batekerezaga, kugeza ubwo ishyanga ry'Abisiraheli ryose bageze aho babara yuko Mose ari we muntu mubi kuruta iki abandi. Twatangije indirimbo y'135 iravuga ngo mwami nzi ko ari wowe ngira gute wanyujuje umunezero nataye iki. Ni indirimbo nziza. Mu gihe abantu barimo kukubona mu yindi pica, jya wiririmbira ubwire Yesu uti nshimishijwe nuko uko abantu babibona atari kugize gute, atari kubireba. Nshuti zanjye, amagambo akomeye arambwira yuko umusemburo muke wo kutizera, umusemburo w'intonganya, igomwa n'ishyari wari urimo gututumba mu iteraniro ry'Abisiraheli, harimo umusemburo w'uburyarya wari urimo kuzenguruka. Kubw'ibyo rero uyu munsi gahunda yo gusenga yari yahagaze, kuko nta muntu uri mu mazimwe ubona umwanya wo kuramya. Ntabwo bijya bibaho. Ni ibintu bibiri. Ubu hari abantu baza ku rusengero baje guhiga inkuru n'abaje kuzivuga. Ntabwo umwanya wo kuramya waboneka. Mpamvu uzajya kubona ubone urimo uraririmbisha iteraniro ry'abantu 5,000 wumva amajwi y'abantu 300. Mugerageze tujye tuza kuramya. Ubu imbara mwavugiye koko. Nshuti zanjye, iki gitabo ndimo gusoma, amagambo ndimo kubasomera, ngeze kuri page 363. Abantu bitwa ibimenywa bose, kubw'uko bari bamaze kugira mu ruhande rw'aba bagabo, aba bagabo bagize icyizere yuko noneho bakora impinduka igakunda. Ujye wirinda umuntu wese ushaka ibintu by'amafuti agashaka yuko uhinduka ibuye ahagararaho ngo akore ibintu bye. Abantu benshi, umuntu ushaka kurwanya pasiteri, umuntu ushaka kurwanya gahunda y'itorero, umuntu ushaka kurwanya korari, umuntu ushaka kugira ikintu cyose akora, ikizabikubwira uzajya kubona ubona umuntu arajaje kukureba amakuru ni meza, ariko ko wabuze muri no minsi uri hehe? Ese ureba ibintu nk'uko mbibona? Ibihe? Buriya nta bintu ubona biba birimo gupfa. Ibiheze? Aha, umva ndababaye kuba utabibona. Ibintu byarapfuye, abantu bose barabibona uretse wowe. Rero urabizi ndakwemera, uri umuntu w'umugabo. Buriya na kera niho waryaga iminwa, niyo umuntu waba ataha mu zuru rye yagupfuna, ndakwemera. Ubwo ni ubukirisitura. Ubu rero njyewe n'akanaka twahagurukiye kanaka, nta kintu azadutwara. Iri torero ryaratuvunnye rya Nyamirambo, ariko uza amafaranga twashyizemo, turavunika tubatirisha bizera. Umuntu arimo araza akadukanga jejo. Hoya ntago yabinkora, azabikora abandi, njyewe sindi nk'abandi. Uri mu ruhande rwanjye, nturi mu ruhande rwanjye. Ukareba hasi uti ibyo bintu waretse nkaza. Oya njyewe ubu nsigaye nkunda umuntu w'umunyakuri. Ko ari umunyakuri kera usigaye uri umunyamanyanga gute? Mbwira yego cyangwa aho yamenye ngo uri mu ruhande rwanjye. Amakorari naho ageze asenyuka, inama z'itorero naho ngaho zigeze. Kora afite icyo ashaka, ariko yabanza asura abande ba Biramu na ba Datani basanzwe bagira amarangamutima bafatira ibintu hejuru. Korari ricara igatuka ubuyobozi bw'itorero, ukabegera ugakurura umwe bite ko wavuze nabi abayobozi b'itorero baje gusura korari. Njyewe rero buriya nta n'umutima mubi nigirira, gusa iyo abantu bavuze nabi nanjye mbarimo mvuga nabi, ariko nta mutima mubi nta shitani rwose. Ba Datani na ba Biramu, ku buryo umuntu akureba akabona uri igikoresho yakwifashisha mu manyanga ye ngo ayagereho. Nta mudivanisiti wakagombye kuba ameze gutyo. Twagiye tugira abadivanisiti bacanganyukirwa, abantu barwanya leta bagashaka kwinjira inyuma yabo ngo babakoreshe. Ukwiye kumenya ubwenge. Niba ubizi kuri ikimenywa bose, saba Imana igurindira ubuhamya. Kora ntiyaranyuzwe n'umwanya w'ubuyobozi,
yashakaga gukuzwa akaba umutambyi kandi amategeko atabyemera. Kora yiyemeje guhatira Mose guhindura gahunda y'uko ibintu byari bimeze kugira ngo abashe kuzamurwa mu ntera. Kwigomeka kwe rero yakwinjijemo Datani na Biramu, barangije baraterana. Ariko ikintu kibabaje, noneho Kora yatangiye kurega Mose ibirego ku buryo ubona ari ibirego byari biturutse kuri shitani. Icya mbere, abantu bateze Kora amatwi maze bakurikizaho kujya bamugirira impuhwe. Kora atangira kubabwira ko Mose agira igitsure gikabije. Icya mbere. Icya kabiri, Kora yabwiye abantu yuko Mose ari umunyarukoni ukabije kandi Mose ko ari umunyagitugu. Abantu rero baravuga bati kandi koko nibyo. Kandi yababwiye yuko acyaha abantu nk'aho ari abanyabyaha. Ndetse imyumvire y'Abisiraheli kubera ko yari yaraguye ikinya, ibyo bintu barabyumvaga. Kora yabumvishije ko Mose atagonda ijosi kandi ko asaba ibintu biruhije. Kubw'ibyo rero Kora arababwira ati nge ndamutse mbaye umuyobozi nashyiramo imiyaga we. Ubu rero bakuru b'itorero mushyiremo imiyaga. Mushyiremo imiyaga, abaririmbyi twambara uko dushaka, twitwara uko dushaka, pasiteri shyiramo imiyaga, bakuru b'itorero bakora ibyo bashaka rwose. Wiba umunyarukoni uzabirebe. Umuntu wese uhagaze mu by'Imana neza ibi birego azabiregwa, yaba ku kazi, yaba ku rusengero cyangwa mu rugo. Umwana araza akakubwira ati dadi, tikarame dadi, buriya rero ntago tubanye neza, ukabura akanuye kubera iki sha? None se urahaha ibintu byose ariko ujya kuduha amafaranga ugatangira kuzana ibintu, muyajyanye he, murayakoresha iki? Dadi rwose. Icya kabiri, ushaka kuba shefu, rimwe jya ugerageza ubutware ubwiyake, natwe ugire gute ubuduhe. Ubwo umumama nawe aba ari aho hafi, nyamara ibyo bakubwira ntabwo bakubeshya, nanjye nabuze aho mpera. Ariko niko uzajya kubona ubona umugabo yashyizemo imiyaga, yicaye imbere ya televiziyo arimo arareba ibitente. Umugore yamwambitse ikabutura, abashyitsi bari muri salo arimo bapapakana, jya ushyiramo imiyaga, jya no mu gikoni rwose. Umudamu akaba aricaye areba filime, papakana, nzanira iyo telefone iri mu cyumba, banguka jya ushyiramo imiyaga. Reka ngira ikintu mbabwira, umuntu uri mu nshingano agomba kugira ibyo aregwa. Wowe urimo uraregwa iki? Kora yabwiye Abisiraheli yuko Mose agoranye, habaye kutabusanya no guhuriza hamwe imyumvire n'amarangamutima gukomeye cyane hagati y'abantu batari basanzwe bahuza birenze ibyari byarigeze kubaho mbere. Satani yakoze iki? Iyo abantu batumvikanaga ariko bakaba bahuriye muri dosiye irimo amatiku, Satani abwira abadayimoni ati utuntu bapfaga twose mudukure mu nzira. Wumva uzajya kubona ubona umuntu wigeze gutera undi ngumi, bafatana ku kiganza bakavuga ati kanaka duhangane mwa. Mu rupfu rwa Yesu, abantu bitwa abagabo bo kwa Herode, abantu bo kwa Pilato n'abatambyi, ntawacanaga n'undi waka. Hari amategeko abuza abatambyi kugera kwa Pilato. Uwakagombye kuhagera yagombaga guhita yandura. Ariko kugira ngo urupfu rwa Yesu rugende neza, Satani yarababwira ati ariko ubundi mupfa iki ko muri abavandimwe? Nta kintu mupfa, muhamagarane muhane ibiganza, nta kibazo mufitanye. Kubera iki? Uzabona neza ko Abisiraheli ngo bari basanzwe badahuza. Buriya bariya bagabo Kora, Biramu na Datani n'ubundi ntibari basanzwe bagira gute bahuza. Ngo ariko Satani abonye akazi bagiye gukora yaravuze ati mujye mu mwuka umwe we. Uzareba urukundo abanywi b'inzoga n'abitabi bakundana. Siko umuntu agera ahantu akareba mu bantu bose agahita agira gutya itabi ngo agahita amuhereza, urumva barerekwa. Agahita amureba akamubwira ati fata, ati nari nakubonye, undi ati umenye ute mwati twe turamenyana. Ariko ushobora kuba uhagaze mu isoko bakwibye ibintu, itike y'imodoka yagucitse,
ukibaza aho uri burare, wareba abantu bose mu isoko ntube wamenye usenga ngo mubwire ngo agucyure. Igihe cyose rero abantu bafite umwuka w'itiku n'amazimwe n'abigeze kwangana, Satani abagira iki? Ubu se ntabwo mubireba muri politike y'ibihugu? Satani ni umuhanga. Igihugu cyanganaga n'ikindi, hari igihe Satani abibwira ati mube inshuti muhana ibiganza ntacyo mwapfaga. Abadayimoni akabwira ati ahubwo muvugurura akazi. Barakundanye rero, ahubwo ikintu gitangaje bareze Mose yuko adatuma Abisiraheli bishira bakizana. Kwishira ukizana ni iki? Kwishira ukagira gute? Ukizana. Mu magambo make, kwishira ukizana ni ukubaho nta tegeko na rimwe rigize gute? Rikubangamiye. Kubw'ibyo rero si ubwo Mose yari icyo yari amaze? Nguyo imyumvire abizera bo mu minsi imeruka. Barashaka ku itorero ry'Abadivantiste rimera nk'ayandi. Abantu bakishira bakagira gute? Bakizana. Nshuti zanjye, byarangiye uyu mugabo witwa Kora abwiye abantu yuko Mose ari umugome. Bashinje Mose ko yaragambiriye gutuma bakomeza kuzerera mu butayu kugeza ubwo bose cyangwa se hafi ya bose bazarimbukira muri ubwo butayu, hanyuma Mose akigarurira imitungo yabo. Uyu mugabo mugira ngo ni urukundo rw'Imana, mumubona ari imbere n'inkona ajijisha. Umva, mu mitima y'abantu habamo ibintu byinshi, nimukizera abantu. Mubwirwa n'iki ko ari umuntu w'Imana? Uyu mugabo mureba arimo aratuzengurutsa mu butayu, mubare abamaze gupfa. Ubu natwe twese tuzapfa, imitungo agire gute? Umupasitori agira gutya, yaza gusura umwizera, ukumva umuntu aravuze ngo ngo nugitanga icya 10 ko aje kugusura. Ninde wababwiye ko umupasitori iyo aje gusura umwizera, umudiyakoni aza kugusura, umutima ukakurya uti buriya wabona hari ibintu babwiye inama y'itorero aje kungenzuraho. Buri muntu wese wo ku rusengero umufatamo ubutasi. Ntabwo twaje gutata, turi mu nshingano. Ukwiye kumenya icyo kintu. Mose bamushinje ko nta rukundo afitiye ishyanga, ahubwo akunze imitungo yabo. Icyo kirego kizaregwa abayobozi b'itorero n'abapasitori. Bari abantu buribona baduhamagara ugira ngo n'urukundo badukunda ze, reka da nta mafaranga baba badushakaho sha. Uzamenye ko ari nde, uzamenye ko ari Kora muri kumwe. Nihuta, byarangiye Imana ibonye yuko ibi bintu ari umwanda, yihutira gushyiraho iherezo. Ikintu kibabaje, uko Mose yarushagaho gukunda ubwoko bwe, niko bo barushagaho kugira gute? Kumwanga. Paulo nawe yabivuzeho mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorino igice cya 12 umurongo wa 15. Aravuga ati rwose kuri njye mba numva n'ibyo mfite byose nabibaha kugira ngo mugubwe neza, ariko mbabajwe no kubabwira ko uko ndushaho kubakunda niko urukundo namwe mwankundaga rurushaho kugira gute? Kugabanuka. Ngiki kibazo Mose yari afite. Nuramuka ukunze abantu, ukabana nabo, ukabitaho, ukubakunda cyane, akaba ariko abantu barushaho kugukunda gake, ntuzabange, ahubwo urukundo uzarushyire ku Mana. Imana ntabwo muri uwo mushinga ntabwo izemera ko uhomba. Ikintu gikomeye rero, Mose yageze aho arababara. Umurongo wa 15 kubara 16, Mose ararakara cyane, abwira Uwiteka ati ntiwite ku maturo yabo. Yari yarakaye? Ntiyari yarakaye? Ntiwite ku maturo yabo, sinabanyaze n'indogobe n'imwe, nta n'umwe muri bo nagiriye nabi. Ibi ni ibiki? Mose yari umuhanga cyane. Ubundi aya magambo yagombaga guhamagara abizera akaba yababwira. Akababwira ati umva, muri mwebwe ninde nariyibye? Uwo nariyibye nambwire. Ariko ikintu gitangaje, Mose yafashe umwanya ava mu iteraniro ajya imbere y'Imana. Arabibwira ati Imana, aba bantu bamo barambeshyera, muri bose nta kintu nariye cyabo, nta n'umuntu nigeze ngirira nabi. Ibi bintu barimo kunkorera ntago nzi aho byaturutse. Ariko yabwiraga Imana, Imana imuzi, izi n'umutima we. Imana rero yafashe umwanzuro. Icyabaye nta kindi, ijambo rimwe, nuko Imana yemeye yuko ubutaka bwasama bugira gute?
burabamira. Kwasama k'ubutaka bukabamira cyabaye ikimenyetso gikomeye, ariko Mose yakomeje kwirinda yuko hari ikintu cyazamukura mu nshingano, kugeza ubwo ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwe Imana yamutegetse kuzamuka umusozi. Azamuka umusozi, imuzamurana n'ugomba kumusimbura ariko atabizi. Imana irangije imubwira urugendo rwe, uburyo yavunitse, uburyo yihanganye mu nshingano, ariko Imana imubwira ko hari ikosa yakoze. Yakubise urutare kandi atabibwiwe. Kubw'ibyo rero mu masomo y'urupfu rwa Yesu hari urujijo yashyizemo. None rero agomba kubihanirwa kutajya hehe? I Kanani. Satani rero wari uri aho we yagize ngo ni Kanani yo mu ijuru igize gute? Ivuzwe. Satani aravuga ati wawo birangiye neza. Buriya Satani ahora ashaka ko twebwe abantu twakoreye Imana tuzasoza nabi. Imana irangije ibwira Mose ko atazambuka ngo agere i Kanani. Mose arababara, aravuga ati Imana ni ukubera iki? Imana yamubwira iti ibyo nabifashemo umwanzuro, nta kindi wakora. Ariko Imana yari ifite ikindi kintu yamugeneye. Imana irangije imwereka imisozi, imwereka i Kanani. Mose yerekwa igihe Yesu azaba ari mu murimo. Isiraheli yarashibutse, arareba abona ubwami bw'Imana hirya yabwo. Mose arangije aravuga ati ibi bintu ni sawa rwose. Imana irangije amubwira iti umva rero, uri umusirikare warwanye intambara nziza kandi usoje iki? Urugendo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Mose agwa kuri uwo musozi nk'umusirikare urangije urugamba rwe neza. Imana irangije irareba iravuga iti umva rero, abantu b'abasitari baba bagoye. Ubu nimushyingura nkamuha Abisirayeli nkabereka aho mushyinguye, aho kugira ngo bansenge bazaza bajya gusenga umurambo we. Kandi iyo umuntu apfuye byose yabigize gute? Birangiye. Imana iramushyingura, abantu bakaza bahora bazenguruka bashaka imva ye, bagira gute? Barayibura. Ariko ikintu gitangaje, Bibiliya itubwira neza ko umunsi umwe Yesu yari ari kumwe na Satani bajya impaka kubera umurambo wande wa Mose. Yesu yaraje kuzura Mose, ariko Satani arimo kuvuga ati yarankoreye muri bya bintu yakoraga by'Imana. Yacishagamo akagira akantu k'umushiya, yacishagamo akacika intege. Ati ibyo byose narabimubabariye, ubu ni umuziranenge, ni umwera. Kandi Yesu amaze kuzura Mose, Mose yahawe amahirwe yo kubona ubugingo. Ariko ikintu gitangaje, Imana igihe Yesu yari agiye gupfa ari mu gashyamba, mbere yuko ajya mu gashyamba ka Getsemani, igihe Yesu yari afite intege nke, abigishwa bari ku musozi bagiye babona abagabo babiri bahagararanye na Yesu. Umwe yari Mose, undi yari nde? Yari Eliya. Ndashaka kubabwira ko Mose ibyo yasabye Imana binyuze muri Kristo Yesu yarabyemerewe, kuko Mose yagize umugisha wo gukandagira ku misozi ya hehe yo mu Isiraheli, kandi Satani azi ko byarangiye. Reka mbabwire, umuntu ukora inshingano y'Imana mu bigerageza ahuriramo nabyo akabyereka Imana, yacika intege akaza kuyisaba ubuhungiro, akirinda ikintu cyamutera umutima mubi, akirinda ikintu cyatuma inkoni y'ubuyobozi ayishyira hasi. Nyiri inkoni niwe uzamuha ubwami. Ndagira ngo muri uyu mugoroba musabe Imana igira icyo ikora ku mutima yanyu. Aya matiku twirirwamo, aya magambo, aya mazimwe, ubu budodi, tugiye kubura ijuru turi bujijwe n'amagambo. Imana ishimire gufasha abayobozi b'itorero, rwana ishyaka ryo kuba mu ruhande rw'Imana, kandi usaba Imana umusozo wawe uzabe mwiza mu izina rya Yesu.